turabasuhuje abakunzi ba Headless Media. Uyu mwanya reka tugaruke kuri Iwacu Muzika Festival. Iyi event ikaba izatangira kuri 31 i Musanze. Iyi event ikaba izitabirwa n'abahanzi bagera kuri 7 aribo Bruce Melody, Bwiza, Bushari, Kenny Soul, Ruti Joel, Chris Easy ndetse na Dani Nanone. Abangaba akaba aribo bemejwe ko bazitabira Iwacu Muzika Festival 2024. Ubwo rero kuri 31 reka tuzahurira i Musanze twabukereye tuze dutaramane n'aba bahanzi. Izindi event zizagenda ziza nyuma, ariko reka tuzitabire iyi Musanze. Bivuga ngo ni tuwa nini izamara amezi 2. N'abatindiye rero tuzahera muri Musanze kuwa gatandatu utaha kuri 31 ubwo tuzaba dutangiye iki gikorwa nyirizina iyi festival. Ku nshuro ya noneho dukomeze no mu yindi mijyi aho tuzakurikizaho Gicumbi, ahazaba ari ku itariki 7, hagakurikiraho Nyagatare tariki 14, hagakurikiraho Ngoma kuri 21, hagakurikiraho Bugesera kuri 28, tukajya i Huye ku itariki 5, tukajya i Rusizi ku itariki 12, tugasoreza i Rubavu ku itariki 19 z'ukwezi kwa 10. Urumva n'urugendo rurerure ruzamara amezi 2 dususurutsa abakunzi b'umuziki nyarwanda. Abahanzi nka Dani Nanone, Kenny Soul na Bushari bakaba bishimiye iki gikorwa. Ibitaramo naherwagamo biri mu ntara wenda bisa nk'ibingibi ni ibyapimiswe ku magoma. Urumva ikintu cya mbere nzajyana kurusha ibindi n'ubona naribonye kubera ko ntabwo ndi mushyashya muri ibi bintu. Ikindi kandi nanone nuko naragutse kuba hari byiyongereye nyine kuva icyo gihe kugira none aha nagiye ku ishuri ku muziki. Hari imiziki mfite myiza igezweho, hari ubuhanga, hari byinshi. Navuga ko abantu bagiye kumbona bundi bushyashya kurusha uko bambonaga mbere, kandi noneho bizaba ari byiza kurusha uko byari bimeze mu bihe byashize. Ni ku nshuro ya mbere nanjye mbonetse mu Iwacu na muzika. Ndabyishimiye, ariko n'ubundi ntabwo ari bishyashya. Babizi ko duhora dutarama. Iyo mwumvishe iryo ijambo muri ibi bitaramo muba mubizi ko ari ugutarama n'ubundi mu busanzwe. Ngewe pari yo kuvuga ngo bino bintu ni n'akazi, ndanabyikundira, nkunda kugaragara ku rubyiniro. Niba waragiye ukurikira stage zanjye abahahiye cyane. Nta kindi rero no gukorana nyine umutima ko ni akazi no kongera kwegera abantu bacu, kubera ko yaciyemo igihe kuri ngewe nakeka ko atari na kinini cyane, ariko ku bantu bacu bahora bakurikirana ibikorwa byacu murabizi ko n'abanyarwanda bari kugenda bakunda umuziki wacu, bahora bishimira kuba babona abahanzi umunsi ku wundi. Ni igihe cyiza rero cyo kongera guhura nabo no guhuza ibyishimo tukishima muri rusange. Abakunzi ba Kenya Travel barabizi ni nka gahunda ya leta, sibyo? Reka dutegereze Musanze aho tuzatangirira. Nabo ni ingagi, nanjye ndi ingagi. Twese muri rusange mu ntara zose tuzataramiramo bashonje bayishe gahunda ya leta, sibyo?